Musokanze ko umeze neza wari hose mu cyo gitandukanye urasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course cheketu mwadakina n'abana ukina n'abanyarasura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye sibanganya inkuta na senyinanga isalamu tongurumage twakoresheje telefone kwa ko kamera twakoresheje byinshi bigiye bitandukanye amurishiramo bitewe n'ahantu tugiye kureba bamwe bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye ariko gahunda y'uno munsi ni ukorera ubuvugizi abafite ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo n'abadukurikira mumenya ko dukora inkuru zigiye zitandukanye tugiye kwerekeza ku muryango umwe tuganire nawo batubwire uko babayeho imibereho yabo niyihe barifuza iki ariko nanone turongera tubabaze kuri ino nshuro umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame agiye kwiyamamariza barishimira iki bagiye niba turekeza kameramani ankurikire cyangwa wenda aho tugiye n'ahantu abatoroshye bimwe muri ruhurura hari uwagiye nkurikirana mu mirenge igiye itandukanye ariko aha ngaha turi mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro munsi yo mu irerero hasi ahantu hose ruhurura hatari n'amateka ariko muri wa muvuduko w'igihugu n'ibyaterane by'igihugu vuba gahunda zose zigakorwa kameramani agenda asodoka ariko amashusho bugenda muyabura asodoka kubera ko ngo bakina ngo nabamukasi n'abakina ngo nabanye ariko abana nagakina nabo berete kameramani tuzenguka yegura bare kuri iterambere rimeze ariko hari abakiri mu muvuduko bategereje abashoramari abafite amafaranga yabo muzaze babagurira ariko nanone zo kwakora ubuvugizi kuko nago mu muryango tugiye gusura nago waho neza umumama ufite baragiye batandukanye ndetse n'abana bamwe abana be bahura na byinshi bigiye bitandukanye bakaba bagira ibibazo bigiye bitandukanye za ndwara z'umubiri ariko ntago ariko bavutse niko bisanze impamvu bisanze gutyo nuko ishyari ari ishyano ibirozi bibaho ariko n'umuntu aroga umuntu ntacyo bapfukamurogera abana akaroga umuryango akaroga iki reka dutembere tuze kuganira nabo ibindi ni muri video twagezeyo ariko twabereka ngaho turi mu ntoki abantu banze ibitoki muryo biva mu Rwanda n'ahandi biva by'Uburundi byo ngo ntabwo bijya bishya umeze bite kamera erekeza aho tugera haruguru hanyuma ukatinge gahunda zose uri kumura nkuko twatangiye tubereka aho twanyuze kuri ruhurura itari yoroshye ndetse no mu makaritsiye y'amashyamba ndetse no mu ntoki ubu tubona twamaje kugera kuri tele cyangwa kuri video duherereye ariko kameramani yerekeje no hakurya hari ibipangu by'abakire rwose abantu bagiye baragafata ariko hakuno yaho hari abakene kandi nyamara hakurya baramena ibiryo hakuno bamwe babwiriwe bana burayi banashonje ndetse n'abana babo barira mubyeyi amahoro y'Imana bane nawe n'ababane nawe nimba atari ngombwa kuvuga amazina yawe yavuye nimba ari ngombwa uratangira twibwira kuko abadukurikiye ni benshi haba mu Rwanda haba no hanze y'u Rwanda abari i Burundi abari muri Tanzania abari muri Amerika ndetse n'abantu bari Saudi Arabia abari muri Tanzania muri Kenya hose baradukurikiye banzu basuhuze munabibwira murakoze cyane bazamurijwi murakoze cyane nitwa wa Maria Louise ndi umubyeyi w'abana batanu ubuzima bwarangoye burancanga bizinesi nakoraga nacuruzaga agataro kandi murabizi neza ko agataro katemewe muri uyu mujyi wa Kigali nagiye kugacuruza baramfata baramfunga nsanga abana banjye baratorongeye bahindutse abasazi nkawe siyaka ndakwiyambaza kuko nabonye ko ukorera abantu ubuvugizi bagahindurirwa ubuzima nicyo gituma nagushatse kugira ngo ndebe ko hari icyo wamfasha iyo niyo nkuru twaje mu munsi ariko tugarutse inyuma wenda mu ntangiriro nubwo tuza kugera no kuri ibyo ngibyo ubundi wisanze hano gute ese abo bana babyaranye n'abagabo bangahe ni umugabo umwe n'abagabo babiri ubanza utangire uduhe story y'ubuzima mu gushaka kwawe kwanza byatangiye gute aba bana n'ab'umugabo umwe nabaye nk'ufatwa ku ngufu mbyara mfite imyaka 15 ngenda mbyara inkurikirane umugabo abona ubuzima buragoye ahita abanana ahangaha ndi ni mu buryo bwo kuhakodesha n'ubuzima buragoye n'ubwishyu bwo gukodesha ndabubura
ubwo rero nibwo nabonye ubuzima bunshanze nihangira iyo mirimo yo gucuruza agataro biranga. Umugabo yagutanye abana kubera ko wari ubyeyi nkurikirane cyangwa uko wabonaga ubushobozi ntabwo? Yewe byose biravangavanze. Yambwiye ko adashoboye kumfasha kurera nyine arigendera, nanjye nsigara mbaruhana. Ariko icyambabaje, sinababajwe nuko no kubarera bigoye, cyambabaje cyane cyane nuko nafunguwe nkasanga abana banjye babaye abasazi. Babaye abasazi. Mu kiganiro twaganiriye kuri telefone wambwiye yuko abana bagera muri 3 wasanze barasaze. Urimo uratekereza ko hari na bamwe wenda mu muryango wawe cyangwa mu baturanyi baba bararoza abana bawe, ubona ko warafunzwe ukaza usanga n'abawe barasaze. Ese imibanire yawe n'abaturanyi mwe mubanyeho mute? Byari byifashe bite? Imibanire yanjye n'abaturanyi nta kintu byari bitwaye cyane cyane, ariko gusa nawe ukundwa na bose. Gusa iyo baza kuba abaturanyi beza, bamwe baba barabamfashije, babashije kuvamo ari bazima, ariko nyine nasanze baratorongeye. Ubuzima urimo burashaririye? Ubuzima ndimo burashaririye bya hatari. Ab'inzu uyikodesha ko mbona njye na 5 ntayikodeshe, nubwo wenda hano ku isi ntabwo tunganya ubushobozi urumva, ariko nanjye nanyuze mu buzima wenda bushaririye. Ariko nk'ino nzu ushobora ngo uyikodesha n'umuntu udukurikiye, tuza kuyizenguruka babere mu kanya babonaga ko kamamani wenda asubizeyo utetse kuri za nkono za kera rwose. Kamamani wagera berekeho gatoya, murabona tetse kuri za nkono za kera rwose, ni kumbabura. Ni muri bwa buzima bwo noneho mu mujyi wa Kigali tugezeho kuba dutekesha gazi. Hari n'imbabura zazi zirondereza, ariko nanone ubwo bushobozi ntabwo. Ino nzu ushobora kwibaza ngo nanga inzu nyikodesha amafaranga 15,000. Inzu imeze gutya? Abadukurikirana ngo tuza kwerekana uburiri bwe, ariko nanone hari byinshi twirinda muri mu mutekano we. Imvura iramutse iguye nubwo turi muki, imvura iramutse iguye ndizera ko yanyagirwa, ndetse na nyinjoro wenda nubwo n'uburibwe na supanete buriho, wenda ntabwo mvuga byose, ariko nanone mu rwego hariho abantu bafite ubuntu, hariho abantu bafite ubuntu kandi bagira impuhwe. Tuba turakora ubuvugizi, uramutse ushaka kujya ahantu heza wifuza, ni kuvuga ati ninjya mu buzima ubu Imana irabingiriye neza. Ni mu buzima wumva wakisanga, kuko wavuze ati mfite imbaraga zo gukora kandi ntabwo ndwaye, nta n'ikibazo mfite urumva, ariko nta gishoro. N'ahantu hose ushaka no kuba wamisera abantu bijya bishoboka. Ubuzima bwaranze, ariko icya mbere na mbere cyamfasha kikanezeza umutima wanjye nuko abana banjye batorongeye bagasara, nabona bagarutse mu buzima bwo gukira, kuko bataye umutwe cyane cyane. Hanyuma ati icyifuzo cyawe kwanza ni abana bawe? Ni abana banjye. Ndetse ko habaho abaganga gakondo urumva bakora bigiye bitandukanye, kuki utabashatse wenda ngo babe bagufasha wenda bamenye byagenze bite kugira ngo abana bawe babaroge ni bande babaroze? Ese abana bawe bari hehe mu mbaraga zabo? Aronze witwa Mutabazi w'i Rwamagana rwose bazamwegera akagufasha. Ubusesi yaka kuri umuntu mukuru ukabuza ubwenge, urabona ubushobozi bwo kuvuza abana mbufite? Ntabwo mfite. Gusa bibaye byiza kuko usanzwe ukorera abantu ubuvugizi, ikibazo bari bafite kigakemuka. Nanjye uwo muti wawunkorera kuko ndarushye. Bishatse kuvuga ko nta bushobozi na bumwe ufite? Nta bushobozi mfite habe namba. Kuko bari abaganga nzi ko wenda bavuga ati inzoga y'ababyeyi, itabi ry'ababyeyi ni iki, urumva nyine n'iryo tabi n'iyo nzoga ntabwo babibona. Mana yanjye, no kubona igiceri cyo kuvoma ni danje. Mu bijyanye no kuba wabona icyo ushyira mu nda byemeze bite? Ungiriye impuhwe nyine yanzanira ibyo bijumba, yampa 500. Ubuzima bwarakakaye, sinzi ukuntu nabikubwira. Nawe uri umuntu mukuru, urimo urareba, nta kintu naguhisha aha ngaha. Cyokoza wenda abana se muri kumwe bo bari he? Abana turi kumwe nyine ubwo baba bagiye mu baturanyi, bagiye kureba aho batetse ngo barebe ko hari icyo babafasha. Nahoze mvuga ngo ari hakurya hari inzu nziza, bamwe baramena ibiryo abandi bashonje. Rase hari hakurya hagiye hari icyo bakumarira cyangwa bati uri umujura ivo wigenda?
hariya hantu iyo uhagiye nta kintu bakumarira, urabizi ubuzima bw'i Kigali ni danje, umuntu wese amenya ibye, ubwungiriye impuhwe niwe ubagaburira. Gahunda zo gucuruza agataro zarahagaze, urumva mbaye muri gereza ukwezi, ntabwo nafata ukwezi mbaye muri gereza ngo nongere gusubirayo, uretse ko nta n'uwandemera n'igishoro cy'ibihumbi 20 ngo nsubireyo. Oya abakurikira Kigali News 5 ndabizeye cyane, nyamura gufasha ni byiza no gufashwa ni byiza, nyamara agira neza yigendere kuko ari benshi bagiye, hari abagiye bahindurirwa ubuzima bakanyura mu buzima bushaririye bakaba bakire, bamwe bakajya muri Amerika abandi bakajya naye, gusa ndabizi neza ko muri ababyeyi. Nomero ye kuri screen murimo murayibona, ukeneye kuba yagiye cyamuvugisha no kumusengera n'amasengesho arakenewe, ariko nanone ikintu cya mbere kugira gute no kumufasha. Reka mabimburire. Murakoze cyane. Kamabimburire aya mafaranga uguremo icyo ushaka. Imana iguhe umugisha. Amin. Amafaranga uguremo icyo ushaka, nanjye nibwo bushobozi ufite. Urakoze cyane. Aha hantu ukoze umuti. Nicyo gituma rero nagutumyeho nkagushaka, nkafata igihe kirekire cyo kugira ngo ngutumeho. Nuko nabonye ko hari abantu ujya uhindurira ubuzima. Yego. Kubera Imana kuba twabonanye n'abadukurikiye abantu basaga ibihumbi 87 n'abantu 350, ntabwo haburamo abantu 3 cyangwa 10 bahinduriwe Mariya ubuzima. Ntabwo twemere gushyira abana kuri kamera, ariko hari abari twebwe bategereza, ariko reka nsoreze hanga mu minota mikeya, nzi neza ko ubuzima buzahinduka. Kandi Imana ibirimo na Yesu abirimo na Bikira Mariya na Subhana Taala bose abirimo. Ukuntu nagushimira. Cyangwa unavuge nomero ya azawama zivuge. Nimero zanjye nazo nzi. Ntabwo uzize mu mutwe. Ni ikibazo gikomeye, gusa muraza kuzibona, ntihagire uwahamagara ngewe, gusa uzashaka ko tuzana nga azahamagare tuzazana, ariko nanone we muhamagare umufashe. Nomero ntabwo azize mu mutwe, ariko turaza kubibagezaho. Ndareba ahantu nyandika niguhe uyibankishirize. Yego, reka tubatembereze ku nzu ho gatoya, tunasoza ikiganiro cyacu. Ibindi byose bizagaruka, n'abana tuzabavuza gahunda zigenda neza. Abana banjye muzabavuze, muzaba mukoze.